Iwe byiza kuri wese ukurikiye Story House, reka nizere kumeze neza cyane awerereye hose. Hanyuma rero nge ndi Diane Mahirwe nkuko bisanzwe. Muri aka kanya noneho ndagira ngo tugaruke ku nkuru yamenyekanye ku masaha ashyira ni mugoroba ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ndagira ngo tugaruke noneho kuri operation yose uko byagenze umwitabwa muri yombi rya Davis D, Kevin Kade na Thierry bakekaho gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 18. Impera z'icyumweru zisize abahanzi babiri babarizwa muri Incredible Record, Davis D na Kevin Kade na gafoto zihabimana Thierry batawe muri yombi bakurikiranweho gusambanya umwana n'ubufatanyacyaha mu gusambanya uyu mwana w'umukobwa uri munsi y'imyaka 18. Ahagana saa 5 z'amanywa zo kuri iki cyumweru tariki ya 25 Mata 2021 nibwo inkuru yasakaye mu bitangazamakuru ivuga ko Davis D na Kevin Kade aba basore bombi bamaze kuba ibyamamare hano mu Rwanda ngo batawe muri yombi bakurikiranweho gusambanya umwana w'umukobwa uri munsi y'imyaka 18. Kuvuga ngo umwana w'umukobwa uri munsi y'imyaka yabujuje ubukure. Ndakeka ari uko nguko. Umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Biteri yahamije amakuru avuga ko bafunze abantu batatu bakekwa gusambanya umwana n'ubufatanyacyaha mu gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 17. Yakomeje ati afunzwe witwa Ikishaka David ariwe Davis D, Ngabo Richard ariwe Kevin Kade na Habimana Thierry uyu nguyu nawe akaba ari photographe bakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana ndetse n'ubufatanyacyaha mu gusambanya umwana. Yavuze ko abatawe muri yombi bafashwe mu matariki atandukanye. Yagize ati umwana yafatiwe kwa Habimana Thierry bari kumwe, abo bandi nabo bafashwe nyuma mu matariki ya 21 na 24 Mata muri uyu mwaka wa 2021. Inkuru yitabwa muri yombi rya Davis D na Kevin Kade yaje hashize amasaha make. Polisi y'u Rwanda yeretse itangazamakuru abantu 12 barimo umuraperi Jay Polly bafashwe barinze ku mabwiriza ya COVID-19 ndetse bafatanwe ibiyobyabwenge biri mu rumogi. Gusa Jay Polly mu kiganiro gito yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko ubwo polisi yahagiraga we yari amaze akanya aryamye ngo kubera ko yarananiwe, ndetse yahise asaba imbabazi abanyarwanda bose kubwo kwica amabwiriza y'ikiza cya COVID-19. Nkuko nabikubwiye ko tugiye kukubwira neza uko Davis na Kevin Kade bafashwe, katwikomereze ku itariki ya 18 Mata 2021. Kevin Kade yagiye kureba Davis mu rugo ahatuye Kicukiro Kagarama kugira ngo banoze umushinga w'indirimbo cya bagombaga gukorana. Gusa ngo hari uruhande rutari rwishimiye umushinga w'indirimbo bitewe nuko Davis D asanzwe afitanye indirimbo na Kevin Kade. Uru ruhande rukifuza ko bombi batahita bongera gukorana indirimbo, ariko umujyanama wabo akabyifuza cyane. Kuri iyo tariki bahura bombi ibitekerezo byari isukiranyaga, ari nako bahuza imbaraga mu kwandika iyo ndirimbo batekereza nuko izakorwa muri studio. Reka noneho tujye kuwa mukobwa bashinjwa kugeza maginga ya umukobwa, reka tumuhe izina rya Nike, ari nawe bashinjwa gusambanya n'ubufatanyacyaha mu kumusambanya. Kuri iyo tariki yahamagaye ku murongo wa telefoni Kevin Kade amubwira ko ashaka kumusura mu rugo iwabo. Kevin Kade abana n'ababyeyi be, undi amubwira ko adahari yagiye kureba Davis D. Uyu mukobwa Nike yabwiye Kevin Kade kumurangira neza aho bari, undi arabikora bidatinze. Uyu mukobwa yahise abageraho arakomanga, Kevin Kade amuha karibu bicara ku ibaraza. Davis D ubwo we yari mu nzu yarasohotse ajya gusuhuza uwo mukobwa wari wabasuye. Uyu muhanzi bwari bwo bwa mbere abonye uyu mukobwa, ari nabwo bahuye nkuko watanze amakuru abivuga. Ati Davis D yari mu nzu ye, Kevin Kade ajya kuvugana n'uwo mukobwa bicaye ku ibaraza kuko hari intebe. Kevin Kade yasezeye uwo mukobwa amubwira ko agiye gukomeza gukora indirimbo na Davis D. Uyu mukobwa yahise asezera Kevin Kade akomeza mu birori by'isabukuru y'amavuko ya Habimana Thierry usanzwe uri gafotozi mu Kibondo Studio byabereye kuri no hotel mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Umuhanzi Kevin Kade we yavuze ko amaze umwaka umwe amenyanye n'uyu mukobwa Nike bahuriye kuri Instagram. Uyu mukobwa yikomereje mu birori by'isabukuru byarangiye ngo habura iminota mike ngo amasaha abantu bagomba kuba bari mu rugo ngagere. Uyu mukobwa usanzwe uziranye na Habimana Thierry amubwira ko ngo natike afite yo gutaha mu rugo iwabo. Habimana Thierry amushyira mu modoka ye baratahana ahatuye rwa Rutabura Nyamirambo barararanye.
noneho tariki ya 19 Mata muri uyu mwaka wa 2021 mu gitondo gafotozi Habimana Thierry ngo yarazindutse ategura ibikoresho birimo kamera ajya gufata amashusho mu muhango wo gushyingura sebukwe muhanzi Tom Close witabye Imana tariki ya 12 Mata muri uyu mwaka wa 2021. Habimana ngo yasize uwo mukobwa mu nzu asiga mubwiye gutaha. Uyu mukobwa kuva mu ijoro rya 18 yari yakuyeho telefone ye ngendanwa. Habimana avuye ku kazi ngo yagarutse mu rugo asanga wa mukobwa aracyari mu rugo. Waganiraga n'Inyarwanda dukesha iyi nkuru yavuze ko amakuru atemezwa neza ari muri dosiye, avuga ko uyu musore yahise ahamagara kuri telefone mu mbyara w'uyu mukobwa amubwira ko umukobwa wabo yarayiwe baza bakamufata undi arabyanga. Tariki ya 20 umukobwa nanone yongeye kurara kwa Habimana. Uwatanze amakuru yavuze ko hari amakuru bamenye yuko uyu mukobwa yari amaze iminsi yarabuze iwabo, batangiye gushakisha hifashishijwe sosiyete ya MTN igaragaza umuntu wa nyuma uyu mukobwa yavuganye nawe kuri telefone, basanga ari Kevin Kade atangira gushakishwa. Abapolisi bagiye mu rugo rw'ababyeyi ba Kevin Kade basanga arahari, babwira umubyeyi we ko bashaka umuhungu wabo kuko hari ibyo bashaka kumubaza. Ngo polisi ngo yageze kwa Kevin Kade idafite impapuro zibaho uburenganzira bwo kumuta muri yombi. Abapolisi nibwo kuvuga izina ry'umukobwa bashaka kwa Kevin Kade, avuga ko atamuzi. Bifashishije nimero y'uyu mukobwa Kevin Kade arayihamagara, basanga amazina yatandukanye nayo Kevin Kade azi. Ni kwa kundi umuntu akubwira izina ugasanga arakubeshye kandi ari irindi zina abwiti wabo bamwise ndetse banamuhamagara, gusa wowe uri inshuti ye mwaramenyanye yarakubwiye irindi zina. Kevin Kade ubwo nyine amaze kumenya izina ry'uwo mukobwa yabwiye ko uwo mukobwa yabuze, abazwa uko baziranye. Umuhanzi yavuze ko washize umwaka umwe aziranye n'uyu mukobwa kandi karumwe wamubwira ko ari umufana we, bahuriye ku mbuga nkoranyambaga, dore ko byeze kuba umukobwa cyangwa undi muntu wenda w'umufana wawe yakwandikira avuga ati ndagufana rwose, akifuza ko wamuha nimero mukamenyana ndetse mukaba mwanahura. Uyu muhanzi yabwiye abapolisi ko washize umwanya mutavuganye n'uyu mukobwa kuri telefone y'undi muntu, ngo ni ibisanzwe kuri uyu mukobwa gukoresha nimero z'abandi bantu mu gihe azi ko ari mu makosa. Abapolisi babwiye umubyeyi wa Kevin Kade ko bagiye kumujyana ngo abafashe gushakisha umukobwa kugeza bamugezeho. Kevin Kade yabwiwe guhamagara ashuka uyu mukobwa kugira ngo baze kumenya hari, ndetse ngo Kevin Kade yamaze umwanya munini ari kuvugana n'uyu mukobwa, ngo yagiye avugana nawe kuri telefone kugeza bamugezeho rwa rutabura kwa Habimana Thierry, basanga ngo baryamanye hafi ya 4:30 z'ijoro. Ubwo bakimara kugera kwa Thierry abapolisi bahise bata muri yombi Habimana Thierry uyu mufotografe, ndetse bahita bahamagara kuri telefone se wa Kevin Kade w'umucamanza bamubwira ko umuhungu we nawe bamujyanye kugira ngo bagire ibyo bamubaza. Ati baramuhamagaye baramubwira ati umusore tumugezeho ariko n'umuhungu wawe turacyamukeneye, hari ibyo agomba gusubiza. Habimana Thierry na Kevin Kade bahise bafungwa bahabwa ibibazo kuwa gatanu tariki ya 23 Mata 2021. Buri wese yarabajijwe akorerwa dosiye. Kevin Kade yabwiwe ko umukobwa ngo nawe yavuze ko baryamanye aratungurwa. Reka noneho tugiye kuko Davis nawe yaba yaraje kwisanga muri uru rubanza. Noneho ngo Davis impamvu we ngo yaba yaratawe muri yombi nuko Kevin Kade ngo yagendaga amugarura muri dosiye avuga ati nge nari ndi kwa Davis, uyu mukobwa aza kundeba turi kwikorera indirimbo, umukobwa ashize akanya arambwira ngo agiye muri anniversaire. Davis we yanatawe muri yombi atarasoza ikiganiro yagiranaga na Luis undi hifashishijwe Instagram. Kevin Kade we mu kwisobanura yisobanuraga avuga ko uyu mukobwa mubeshyera kuko yamusanze kwa Davis bakaganiraho iminota mike agakomeza urugendo. Uyu mukobwa ko yaragiye muri anniversaire ya Habimana Thierry. Muri ako kanya Kevin Kade na Habimana Thierry bahise bajyanwa gupimwa muri Rwanda Forensic Laboratory itanga serivisi z'ibimenyetso byifashisha ubuhanga n'ikoranabuhanga bikoreshwa mu butabera kugira ngo hafatwe ibimenyetso bizakingirwaho mu butabera. Kevin Kade yabwiwe ko umukobwa ngo yavuze ko yamusanze kwa Davis ngo bajya mu nzu bararyamana ngaramurongora nawe. Uyu muhanzi yakomeje ashimangira ko nta gihe yamaranye n'uyu mukobwa kuko yamubwiye ko bari mu kazi agahita agenda. Ati ntabwo twaryamanye, sinzi nuko yabarababwiye cyaba ari ikinyoma, cyane ko namufite hafi yanjye gabishinje yaranabivuze yaba yarambeshye kuko Davis mwamubaza. Umutangabuhamya Davis Kevin Kade yabwiye polisi ko Davis arizi neza uko ibintu byose byagenze, bityo ko nawe yakwifashishwa agaragaza
igaragaza ukuri niko gutabwa muri yombi rero kwa Davis D. Waganiriye n'ikinyamakuru Inyarwanda yavuze ko ngo bitewe n'imbaraga za musaza wa nyina w'uyu mukobwa ari we ubwo nyirarume w'umupolisi hano mu mujyi wa Kigali. Davis nawe ngo ubwo yaje kwisanga nyine nawe yajyanwe mu gihome. Yakomeje avuga ko Davis D yafashwe saa 4:30 z'ijoro zo kuwa gatanu tariki 23 ari mu kiganiro na Risundi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hifashishwa urubuga rwa Instagram. Gusa ariko hagati aho bamwe ngo mu bakozi bari bubinjiye mu nzu aho Davis D yarari bavuga ko ari abaturanyi be, umwana ubana na Davis D ababwira ko ari mu kiganiro. Abakozi bari ubwo baricaye hafi minota 30 bategereje ko Davis D ubwo yarangiza ikiganiro, barambiwe bahamagara polisi ibafasha kumuta muri yombi. Davis D yamanje kwanga gusohoka mu nzu avuga ko ataza aho bamujyanye kandi ko bakabaye baramutumyeho aho kugira ngo bamufate nijoro bamujyane kumufunga kandi nta n'igipapuro cyemeza ko yemerewe gutabwa muri yombi cyatanzwe. Abapolisi nibigeze na gato bareka kasoza ikiganiro ari kujyana na Risundi bamusabye kubihagarika akabikata. Davis dakimara gufatwa yavuze ko nta kintu ashobora kuvuga atabonye umunyamategeko we, dore karabazwa kuri uyu wa mbere tariki ya 26. Watanze aya makuru yavuze ko mu byo yamenye ari uko uyu mukobwa garengeje imyaka 17 ngo kandi ko kwiruka mu bahanzi gari ibintu bye. Abafashwe Davis na Kevin Kade na Habimana Thierry photographe bafungiye kuri station ya RIB ya Nyamirambo mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubugenzacyaha. Aba basore bombi baramutswe bahamijwe n'iki cyaha mu gitabo cy'amategeko ahana mu byaha mu Rwanda giteganya ko icyaha cyo gusambanya umwana gihanwa n'ingingo y'133 itegeko rya nimero 608 ryasutse 2018 ryo kwa 30 kana mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugihamijwe ahanishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Ngengo uko rero ngiryitabwa muri yombi ry'abasore bacu b'abanyarwanda b'abahanzi basigaye bagezweho cyane ndetse banakunzwe cyane mu myanya y'imbere hano mu Rwanda. Gusa rero kugeza maginga ya biravugwa ko hari uwaba wihisha inyuma yitabwa muri yombi ry'aba bahanzi ngo dore ko byaba bitewe n'ishyari kubera uburyo ngo hari abatifuzaga ko bakongera gukora n'indirimbo nagiye kiracamo bakavugwa yuko rero ngo yaba ari umupango. Iyi ni Story House ngira ndi Diane Mahirwe, kanda subscribe tuyo dukomeza kubana ku makuru agenda acicikana hirya no hino ndetse n'ibyegeranyo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye muri rusange. Iyi ni Story House.